ibintu byamaze guhindura isura. Ibinyamakuru hirya no hino ku isi ntibiri gusiba cyangwa gukererwa kwandika cyangwa se kuvuga ku muperezida ukiri mutoya cyane w'imyaka 37 uri kuyobora igihugu cya Burkina Faso. Uyu muperezida rero nta wundi yitwa Ibrahim Traoré cyangwa se Captain Ibrahim Traoré. Ikindi mu biri kumuvugwaho, hari kuvugwa ko yabwiye abaturage ba Burkina Faso ko mu minsi mike iri imbere abatari bafite inzu bagomba kuzihabwa, kuko yatangaje ko zimaze kuzura, igisigaye ari gukora umuhango wo kuzitaha. Inzu nziza zubatse mu buryo bugeretse kandi zikaba ziri hagati yazo harimo kaburimbo. Ni inzu zikoreye byose kugeza no kuri finissage. Izi nzu rero zagenewe abaturage bo muri Burkina Faso batari bafite inzu, babaga ku mihanda cyangwa se bagomaga bakodesha cyangwa se babagaho mu buryo bw'utira aho kuba. Aba rero nibo bubakiwe aya mazu muri Burkina Faso kugira ngo babashe kuba bayaturamo. Ikindi mu byo yakoze, uyu perezida Ibrahim Traoré yaguze imashini zo guhinga. Gusa mbibutse ko amaze imyaka 2 yonyine ku butegetsi. Yaguze imashini zihinga nyinshi cyane zihagije, ndetse zihinga mu bice byahoze ari ibidaturwa bya Burkina Faso. Kugeza ubu umusaruro wa Burkina Faso wamaze kwikuba inshuro nyinshi cyane. Nibyo tugiye kugenda tugarukaho kuri byinshi. Ariko rero tukiri aho ngaho, nyuma y'uko muri Sena ya Leta Zunze za Amerika havuzwe amagambo, ushinzwe Afurika wo muri Amerika yavuze amagambo asebya perezida Ibrahim Traoré agamije kumwita umunyabyaha, aho yavuze ko perezida Ibrahim Traoré gakoresha inyungu z'igihugu cyangwa se amabuye y'agaciro ya Burkina Faso mu nyungu ze bwite n'itsinda rye y'abasirikare bafatanyije ku butegetsi. Ibi rero byahise bihuzwa no kuba hari kudeta yamuhushije mu minsi ishize, ndetse bamwe mu bamurinda bavuga ko kuva yagera ku butegetsi mu myaka 2 amaze gusimbuka kudeta cyangwa se impfu zibarirwa muri 19. Nyuma y'uko iyo kudeta ibayeho, iyo kudeta imuhushije cyangwa se iburijwemo, niho hatangajwe amagambo avuga ko yari umugizi wa nabi ku baturage, akora ibintu mu nyungu ze cyangwa se zahabu y'igihugu ikora mu nyungu ze n'itsinda rye ry'abasirikare bafatanyije gufata ubutegetsi. Nyuma ibi byose bimaze kuba rero, muri Afurika isakurikiraho iki? Abanyafurika bo barebye ibikorwa ndetse banumva message akunda gutanga abavugira, avuga ubumwe bwa Afurika, kuba Afurika igihugu kimwe, ikagira ifaranga rimwe, igisirikare kimwe. Byinshi ajya asa n'ubigarukaho, byagiye bivugwa n'ibihangange n'intwari nyinshi za Afurika, harimo Muammar Gaddafi, harimo Thomas Sankara. Ibi ni byinshi rero abanyafurika bamuziho byiza. Bumvise rero Amerika muvuze nabi, bibuka cyangwa se twibuka uko perezida wa Libya witwaga Muammar Gaddafi yapfuye. Babanje kumwita umugizi wa nabi ku baturage, bamwita ko ngo ayoboresha igitugu n'ibindi byaha byinshi, kubera ko abanyafurika bakurikiranaga itangazamakuru by'i Burayi n'ibyo muri Amerika. Rero babyumvise cyane bagira ngo koko nibyo, babigaragambye bamagana Muammar Gaddafi. Amerika noneho n'Ubufaransa n'ibihugu bikomeye by'i Burayi byiti ibihangange bimanura indege bivuga ko bije gutabara abaturage kuko bigaragambije bamagana umunyagitugu. Nuko baje rero, ariko nanone hari bakereye itsinda rimurwanya, bariha ibikoresho n'ubushobozi bwose bushoboka, babuha iyo tsinda, bariha amakuru y'ubutasi na byinshi mu by'ibanze, kugeza ubwo Muammar Gaddafi yaje kwicwa. Ibi rero nibyo bigenda biba ku baperezida benshi bagaragaza gukunda Afurika no kuyikorera cyangwa se gukorera abaturage. Nibyo tugiye kugenda twinjiramo rero muri kino kiganiro. Nitwa Baraka, iyi ni Ishakiro TV. Umuntu utarakora subscribe, icyo nagusaba ni ukureba gato munsi y'ikiganiro ugakora subscribe, tukorashaho kugenda tubona akantu ku kandi, kuko buriya iyo ukoze subscribe, ikindi kiganiro gisohotse, kuko ibiganiro byacu biba bimeze nk'urukurikirane, ikindi kiganiro gisohotse urushaho kugenda uhita ucyumva cyangwa se kikugeraho mu buryo bworoshye. Cyangwa usaba no gukurikira tukabana akantu kandi kugeza ikiganiro kirangiye. Muri ibijyanye na Burkina Faso cyangwa se ibijyanye na perezida Ibrahim Traoré, ni byinshi biri kumuvugwaho. Reka tugaruke mu byibanze mu biri kumuvugwaho. Haravugwa imyigaragambyo nyuma y'ayo magambo.
abanyafurika barigaragambije bamagana ko perezida Ibrahim Traoré bari kumucira urubanza cyangwa se bari kumushinja ibyaha ndetse bashaka no kumwica. Abanyafurika benshi barigaragambije muri South Africa, muri Kenya no muri Burkina Faso no hirya no hino ku isi, bagiye bagaragaza ko badashyigikiye umuntu wese wagirira nabi Burkina Faso, umuntu wese wagirira nabi kapiteni Ibrahim Traoré, umuntu wese wagirira nabi Afurika. Bagaragaje ko batabishyigikiye. Nibyo rero tugiye kugenda twinjiramo akantu. Vive de Ibe! Vive de Burkina Faso! Vive France ici! Africa! 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 Unite! Africa! Unite! Africa! Unite! Africa! Unite! Africa! Unite! Africa! Yes, iyi myigaragambyo mwumvise rero ni yabereye muri Burkina Faso, ariko so gusa yabereye nkuko nabivuze, yabereye muri Kenya, South Africa n'ahandi hirya no hino ku isi. Abirabura bakomeje kugenda bagaragaza ko bari inyuma ya perezida kapiteni Ibrahim Traoré. Muri iyi myigaragambyo rero nkuko bigaragara, ugenda ubona abaturage bo muri Burkina Faso, harimo abagore bakenyeye ibitenge biriho ishusho ya Ibrahim Traoré, bagenda bakandagira cyane, kandi bose ubona bashishikaye gukandagira ku mabendera y'ibihugu bibiri, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa. Buri muturage wese mu bigaragara muri iyi myigaragambyo agerageza gukandagira ku iryo bendera, ndetse bamagana abo bita bagashaka buhake, kuko bamaze kubona neza ko ushobora kuba bashaka guhitana perezida Ibrahim Traoré, cyangwa se nk'uko bizwi ko ari kapiteni Ibrahim Traoré. Mbibutse neza mu guhuza ibi bintu bituruka kuba hari kudeta iherutse kumuhusha. Mu gihe bikiri kuvugwa ko hari kudeta yahushije perezida kapiteni Ibrahim Traoré, mu gihe bikiri kuvuga gutyo, nibwo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze, cyangwa se uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika, uyoboye operasiyo z'igisirikare n'ibindi byose bijyana n'umutekano ku bijyanye na Afurika, nibwo yavuze ko perezida Ibrahim Traoré ngari umuntu w'umunyagitugu, cyangwa se ngo ukoresha umutungo w'igihugu kamere akawukoresha mu nyungu ze bwite. Ibi nibyo byahagurukije iyi myigaragambyo bamaze kumva. Reka tugaruke rero ku bijyanye n'inzu zivugwa zaba zarubatswe na perezida Ibrahim Traoré zigenera abaturage. Izi nzu yarazubatse, ariko nanone yazanye n'ibikoresho bihinga. Kugeza ubu muri Burkina Faso haravuga umusaruro mwinshi cyane, kugeza ku rwego rw'uko uretse kubaka ububiko bwinshi buhagije bushobora kubika umusaruro wo muri Burkina Faso wahinzwe hifashishijwe ibimashini bihinga byaguzwe na perezida Ibrahim Traoré, abikoresheje mu nyungu nyine, cyangwa se kumwe akora ibintu bye cyangwa by'igihugu mu nyungu z'umuturage. Umusaruro mbumbe w'igihugu nyine wikubye inshuro nyinshi cyane. Uyu uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika yitwa General Michael Langley, niwe wabwiye Sena y'igihugu cye ko Traoré anyunyuza ubutunzi bw'igihugu muri rusange. Yanavuze ko ari ikibazo gikomeye ku gihugu cya Burkina Faso ndetse no ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko akoresha umutungo kamere w'igihugu cye mu nyungu zigamije kumufasha kuguma ku butegetsi. Bitewe n'amagambo perezida Ibrahim Traoré ahora avuga ku Burayi na Amerika, byahise bituma abantu benshi batekereza ko iri geragezwa ry'ihirika rya kudeta, cyangwa se iri gerageza ry'ihirikwa rya kudeta ryaba ryihishwe inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi muri rusange, by'umwihariko Ubufaransa. Bw'iyi myigaragambyo
yamagana cyangwa se yamagana abantu bashaka gusiga icyasha Kapiteni Ibrahim Traore. Kapiteni Ibrahim Traore amaze kubona rero ko abantu bamushyigikiye hirya no hino, by'umwihariko muri Afurika, bamushyigikiye ko akora ibintu byose mu nyungu z'abaturage, nawe hari ikintu yavuze, hari icyo yabivuzeho muri iki kiganiro cyangwa se mu byo yanditse akoresheje urukuta rwe. Yavuze ati ndagira ngo nshimire abakunda amahoro bose, ndagira ngo nshimire abakunda ubwigenge, abakunda Afurika cyangwa se intwari za Afurika, ndagira ngo mbashimire kuko bemeye kwigaragambya bamagana kuyoborwa cyangwa se bamagana ibikorwa bibi by'abagashakabuhake. Ati ibi babikoze kugira ngo bashyigikire ibyo twiyemeje ndetse n'intumbero yacu muri Burkina Faso, ndetse no kugira ngo twubake Afurika nshyashya. Ukwigobotora abagashakabuhake ndetse n'ubuhake bwa gikorone bugendanye n'isi igezweho uyu munsi wa none, no kugira ngo twubake Afurika nshya na Burkina Faso nshya ijyanye n'igihe bidashingiye ku mukoroni. Yagize ati ukwihuza kwanyu ndetse n'imyigaragambyo mwakoze ni impuhwe z'imbaraga, ni ikimenyetso gihuriye ku gufatanya cyangwa se kugaragaza imbaraga n'ubumwe bw'Abanyafurika. Ngizi imbaraga nizo kwemera ko turi kurwana cyangwa se turi mu ntambara inyuze mu mucyo, intambara duhuriyeho n'abandi bagenzi bacu b'Abanyafurika, kandi ni intambara ifitiye igisobanuro. Ati kandi ntabwo tuzigera na rimwe twemera kugondera amazosi abari kuduhiga. Ati ni ukuvuga ko bazemera guhagarara bemye igihe cyose kugeza igihe abaturage bawo nabo bazahabwa agaciro. Ubwo muri rusange ni Abanyafurika muri rusange. Aha yashoje agira ati tuzarwana kugeza ubwo tubona ko intsinzi yo kurwanya imbaraga z'ikibi tuyifite mu biganza byacu. Aya ni amagambo ya Perezida Ibrahim Traore yavuze nyuma yo kubona ko ashyigikiwe, nyuma yo kubona ko hari uruhande ruri kumurwanya ndetse hari n'umushyigikiye. Aya ni amagambo yanyuze cyangwa se yanyuze abaturage benshi. Ni amagambo Ibrahim Traore yavuze nyuma yo kubona ko afite abamuri inyuma cyangwa se bamushyigikiye. Kuri we mu bigaragara muri rusange ni nka courage yabonye ko hari abamuri inyuma. Buri ikora ikintu ubona ko hari abakuri inyuma bigutera morale. Ibrahim Traore rero arakataje guteza imbere igihugu cye ndetse na Afurika muri rusange, nubwo bigaragara ko hari ibihugu bisa naho bishaka gutsikamira ibitekerezo bye, ariko hari na benshi bagiye babihuza no kuba bishobora kuba bifitanye isano n'ibitekerezo bya Sankara. Sankara nyuma mbere y'amezi gato yuko yitaba Imana yavuze ko nubwo abagashakabuhake bajya bica abafite ibitekerezo byo kwigobotora ingoma ya gikoroni, ariko bataba bishe ibitekerezo biri mu mitwe y'abantu. N'ikimenyimenyi uwo Sankara, Thomas Sankara, Kapiteni Thomas Sankara amaze gupfa, yishwe cyangwa se bigizwemo uruhare n'abo Bafaransa n'abo Banyamerika bari bafite inyungu muri Burkina Faso. Nyuma gatoya y'ibyo byose havutse undi mu perezida nawe witwa Kapiteni, ariko we akaba ari Ibrahim Traore. Bose icyo bari bahuriyeho ni peti rya Kapiteni. Ikindi imyaka yabo ntiyari myinshi cyane. Ikindi bari bahuriyeho ntago bigize bavuga rumwe n'umuntu ushaka kuba agashakabuhake cyangwa se ushaka kugenga cyangwa se gukoroneza no gusuzugura Abanyafurika muri rusange. Nicyo basa naho bahuriyeho. Iyi rero ni Shakiro TV, naho njyewe nitwa Baraka. Ngiza ngo ngiye mbinyuramo mu buryo bw'incamake, murindireho gatoya bakorere ikiganiro kirambuye kuri iyi channel y'Ishakiro TV, urushaho kugenda munogerwa na gahunda zose muri rusange. Banje kugenda mbinyuramo mu buryo buvunaguye, turaza kubyinjiramo akantu ku kandi, tumenye famille ya Kapiteni Ibrahim Traore ibayeho gute, yabayeho gute. Tuzagaruka cyangwa se turagaruka ku mateka ya Thomas Sankara ukunda guhuzwa na Kapiteni Ibrahim Traore. Byose nibyo tugiye kugenda twinjiramo
wowe icyo usabwa wowe uri kunyumva ni ukureba gato munsi y'ikiganiro ugakora subscribe kugira ngo mwibyo biganiro ndimo nkubwira bizibanda ku mateka no gusubira inyuma no gucengera neza mu byo duciyemo mu ncamake. Nzajya mbabwira igihe byabereye naho byabereye, byinshi mu byo nagiye nsa n'ugarukaho mu ncamake kugira ngo mbanze badondosheho mwumve uko bimeze. Ndabakunda cyane rero, nitwa Baraka, mugire amahoro y'Imana.